Kuri uyu munsi noneho nagutekerereje kukuganiriza kuri security mu uburyo warinda file yawe hamwe wanditse ibintu birimo formula umuntu akaba atabimodifyinga mu rwego rwo kurinda data uko wazinjize na calculation zakozwe zikaguma zitabaye modified. Niba ari document uzoherereza abantu ukaba uri sure yuko niba ari raporo bagomba kuzuza hatazaza harimo formula zifite error bakoze modification kubyo wabahaye. Turacyari muri Excel. Ikindi cya kabiri turi burebe ni uburyo wahisha formula. Nkuko bizi muri Excel iyo wanditse ugakoresha formula, urugero ndi buguhe ni kuri iyi file yanjye ubona afite ahangaha. Hano na amanota nanditse manually ayo umuntu yakoreyeho exam, ayo bakoreraho, hanyuma total urabona ko iva kuri formula. Ugikanda kuri 30 ukareba hejuru uhita umenya ngo iyi 30 yakomotse he, ni kuri iyi cell n'iyi ngiyi byabaye added, bityo iyi ni formula. Umuntu rero ashobora gukora modification y'iyi formula yanjye kuko bitari protected, akaba wenda yakwiyongereraho ati plus 2. Si ubwo ngewe nkaba nakwibaza se kubera icyana ari 32 cyangwa se byaba ari byinshi sinamenya aho byapfiri. Niyo mpamvu nshaka kukwereka noneho uburyo warinda hari formula hakaba hatagomba kuba modification n'imwe ku muntu wese uzoherereza iyi document, niba azaba afite uruhare rwo kuba yandika wenda amanota yabo yavuye muri examination, iyi toto akaba nta kintu agomba kugira kuyikoraho. Ubwo niyo mpamvu ngiye kukwereka step number 1 ariyo guproteja ahantu hari formula. How to protect Excel muri rusange. Cells zitwa ko ziri locked zose, nta kintu urakoraho. Cell cyangwa se buri kazu, cell iyo mvuze cell mbavuza akazu kamwe gutya, iba iri locked. Rero kugira ngo uprotecting aho ushaka urabanza ukuremo locking, ari byo tugiye gukora gutya. Tukabanza tugaselectinga byose, hanyuma urabona kuri aka gace kitwa number hasi hari aho kukongera to expand kugira ngo urebe ibindi birimo bitabashe kugaragara hejuru, niho turi bukande. Hanyuma tuze kantu kanyuma kitwa protection, urabona ko locked iravivuye. Ubwo turakuraho aka ka locked tugire okay. Ubwo cells zacu zisigaye ziri unlocked. Ikikubwira ko cell iri unlocked iyo aho hantu harimo formula hahita haza akakantu ko muri engo yo hejuru k'icyatsi. Iyo ugakanzeho irakubwira ngo this cell contain a formula and is not locked to protect it from being changed inadvertently. Namaze gukuramo locking, ubwo bivuze ngo cell iri unprotected. Noneho rero ndashaka kurinda ahantu hari formula gusa ku buryo hataba modified. Ahantu mfite formula ni muri iyi column, reka mahindurire ibara kugira ngo tuhabone neza, ndetse no muri iyi ngiyi naho mfitemo formula. Ibindi byose umuntu yemerewe kubyandika, ndetse n'aha hasi naho hagiye hari formula. Kwa proteja rero kugira ngo hatabaho modification urahaselectinga ahangaha, hanyuma uze kuri tab yitwa review, hanyuma urabanza hano waharokinga nk'uko twakoze unlock. Turaba tukiri kuri home, hanyuma tuze ahangaha nk'uko twabigenje, tuze kuri protection, hanyuma tuvuge tuti lock, hanyuma ubu hari locked. Hanyuma noneho nibwuza kuri review protect sheet, protect worksheet and content of locked cell. Urabona haza hari hateye V, urabireka kuriya, hanyuma ugashyiramo password cyangwa se password ukayihorera, ariko icyo gihe uba wahagize locked. Nta muntu ushobora gupfa kumodifyinga computer itamubajije password.
then click OK. As you can see, I cannot type here. Nubwo nta password nashizeho, ariko nshatse kugira icyo nahandika ntibishobora gukunda. Ahantu hose na protectinze gutya, ntabwo umuntu yahandika ngo bikunde keretse agize unprotect. Iyo akaba yari step ya mbere yo guproteja column runaka cyangwa cells runaka, mu gihe uzi ko document ugishobora kuyiha undi muntu akaba yayikoreraho modification zikaba zagira ingaruka kuri result wowe ubwawe wifuza. Icya kabiri noneho, nubwo ubona ahangaha hari protected ariko umuntu arebye hano hejuru arabasha kubona formula nakoresheje. Ni gute nahisha iyi formula? Reka nze nabyo tubirebe. Guhisha formula bigira umumaro cyane cyane iyo abantu mukorana udashaka ko bamenya formula ukoresha, bitewe n'ibyari byarigiye aba ari raporo baguha, bityo cyangwa se niba ari imishahara y'abakozi ukaba udashaka ko bamenya impamvu umukozi runaka ahembwa amafaranga ya nayo. Wowe muri formula ukaba warafashe amafaranga ukamwongerera agahimbazamusyi cyangwa se ugakongeraho bonus zijyanye n'ibindi bintu, cyangwa se umuntu ukamukata amafaranga kubera impamvu runaka. Rero niba udashaka ko umuntu wese ubonye iyi file amenya aho iriya mibare yawe yakomotse, ushobora guhisha formula wakoresheje. Nabyo nuko nguko bikorwa. Nkuko bibona aha hose hagiye hari formula, ndashaka kuzihisha cyo kimwe n'aha hasi, ku buryo nukandaho utarabasha kubona iyi formula. Nta kundi mbigenza, ndongera nkore selection, hanyuma ngaruke kuri home. Ahangaha ntari nakora unprotect, urabona ntabwo nemerewe kugira ikintu modifying aho, niyo mpamvu ndabanza kuri review hanyuma ngire unprotect sheet. Ubu noneho nibwo nje kuri home, nibwo nshobora kugira icyo modifying aho. Hanyuma ndakanda ahangaha nze kuri protection, hanyuma nze kuri hide. Hidden, ngenda kuri hidden, ndaba mpishe formula, ntabwo umuntu yaklika ngo abashe kubona formula nakoresheje. Machine irimo kumbwira ngo locking cells or hiding formula has no effect until to protect the worksheet. Ndaza kongera guprotectinga nyuma yo kujya ahangaha nciye muri review tab, then nkanda kuri protect, ntabwo umuntu abasha kubona formula zanjye. Nuko nguko ndakanda kuri OK. Kuri inshuro ziracyagaragara, nibwo ndi bugaruke kuri review, then protect sheet, then click OK. As you see, ahangaha uhakanze nta kintu wabona hano hejuru. Deje unagiye kuhakanda machine ihita kwiyamika kubwira ko ibintu ugiye gukora ari amabara, ntabwo ushobora kubona formula nakoresheje. Ndagira nkwereke aho ntari na selectinzeho, mpakanze formula yahita igaragara aha hejuru. Ahangaha sinigeze mpakorera selection mu gihe na lockingaga formula, nakoze kuri iyi column ni gusa n'iyi ngiyi. Ahangaha hasigaye sinahakoreye, reka naho nzihishe. Niba utari wabibonye neza uko bigenda ubirebe. Mbere na mbere sheet yanjye, sheet ni ukuvuga iki ngiki cyose kiri protected, hari ahantu harimo protection. So ubwo ndabanza nkureho protection. Nyuma yo gukuraho protection, ndaza kuri home, hanyuma selecting aho nshaka gushyira guhisha formula nakoresheje. Hanyuma nze hano kuri aka gace kitwa number, nkande kuri aka gafresh kareba hasi, nze kuri protection, hanyuma nemeze hidden and lock, nkande OK. Ngaruke kuri review, vugiye protect sheet, hanyuma OK. Hano ushobora kwandika password cyangwa se ntuyandike, ibyo ntacyo bitwaye. Iyo utayanditse umuntu agakanda kuri unprotect, bihita biba unprotect. Iyo hari icyo wanditsemo agakanda kuri unprotect password, machine irabanza ikayimubaza mbere kugira ngo akore modification. Gusa nkaba nakubwira yuko gufungura document iri protected birashoboka ku bantu bazobereye iby'imashini. Nkanjye ntabwo ushobora kunyoherereza document ngo wayiprotectinze n'amapassword yawe whatever. Niba ari ibintu uzi ko byakugiraho ingaruka kuri runaka, ntuzigere utekereza ko ari ibintu byahatari kuba nafungura document yawe washizeho password. Nshobora kubikora, nibiba ngombwa nzanabibereka namwe uburyo
umuntu afungura document ya Excel kandi iri protected. So now igikurikiyeho ni okay. So sheet yanjye iri protected, urabona za formula nanone ntabwo umuntu ashobora kuzireba. Akaba ari uko nguko bikorwa guproteja document yawe ikaba protected, umuntu akaba atamodifyinga ngo agire ikindi kintu ahinduraho. Next nigeze kubabwira ku buryo umuntu ashobora kugenera aho uri bwandike ndetse akagena n'ibyo wandika. Wakwandika ibitandukanye n'ibyo uyashakaga bikanga. Uraza kureba video nakoze mbere hano kuri channel yanjye, uraza kuyibona, yitwa data validation. Data validation ikaba iba hano muri tab ya data, ahantu handitse data validation. Ahangaha kuri ubu hari deactivated kuko nakiritse ahantu hari protected. Sheet yanjye protected, ntabwo nabikoresha nonaha, ariko uze kureba iyi video urabibona. Nabyo bijyanye na security, mu gihe uzi ko document yawe uyisangiye n'abantu utizeye cyangwa se uzi ko badafite ubumenyi buhagije ku buryo bashobora kwangiza information wabahaye, mu gihe wowe uzi ko ubahaye ngo bagire ibyo buzuzamo, bakaba bashobora kwangiza formula zawe cyangwa bakaguha information zitajyanye n'ibyo ukeneye. Icyo gihe niho dukoresha data validation, aho umuntu yandika tukamugenera ngo urandika imibare wenda itarenze 15 cyangwa itari munsi ya 3 cyangwa se itari negative anything, cyangwa ntiwemerewe kwandikamo amagambo cyangwa ntiwemerewe kwandika imibare. Ibyo uraza kubibona muri video nakoze mbere y'ingiyi. Ndagushimiye ko ukomeje gukurikirana utu video ngenda nkora. Ciao ciao, see you next time.